uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'akataraboneka ko ni umunsi twishimira ibirori by'uruhurirane, turishimira impamyabumenyi mushiki wanjye avanye mu Buhinde, kandi twongera kwishimira yuko nanjye nameze ubwanwa. Muraza rero kumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Data yishimira ko umuhungu we ari we ngewe ahari ubwana haje ubwanwa, nyamara nanjye mu minsi mike buriya nazagira ibirori byiza nanjye mwongera nyamara nkunga mu byiza bya mushiki wanjye akubukanye mu Buhinde. Nagira ngo sabe niba noneho hageze, niba isaha y'ingiyi isegonda rikabiri ngiri, iminota yo n'isaha byageze, ahubwo niba isegonda ringiri kugira ngo basakare hano muri iki gisagara cy'abasangirangendo tuze kubemerera. Ndabona rero baje bati imigenderanire hagati y'imiryango yombi ngo izabe urujya n'uruza nk'umuyira w'intozi. Ndabona rero ariko bikimeze, kandi umuco w'iwacinjisha mu mataba batemba ituze. Ndavuga aho dukomoka, ndavuga ku isoko aho basogokuru n'abasogokuruza batushingiye ibirindiro. Ndagira ngo sabe uyu mwuzukuru wa Sebatunzi dushakira injyana nziza inyura amatwi, ndetse ku buryo n'uwatambuka yatambuka zunguza ibizigira bigakunda. Ndamuzi, ndamwizera cyane. Abinkorere nanjye mu kanya simbatwe ubwonko ndabahetse, ndagaruka nsubirane uyu mwanya nahawe kugira ngo mpagarare kudoha rwabona amarembo yacu. Ubwo twari mu gacu kazira umucucu tuvunasambwe, amarembo yawe yibarutse abagabo ndetse agobotse imfura nziza cyane. Baraje rero ngo dutarame. Ubushize ku munsi nk'uyu isaha y'ingiyi nibwo wambwira umwana wawe ujye kundebera za nshuti z'akabazi, ujye kundebera za ntore, ujye kundeba abasangirangendo dusange ibyo dufite, kugira ngo bazaze ku munsi nk'uyu nguyu ku mpuzangano ingana nk'uko baje, kugira ngo baze dutaramane agati gaturiki akandi kamera. Umubyeyi mwiza rero ntabwo nza kuza kurengera, uwambwiye uti uyu munsi uzamuye mu cyiciro ndetse muhinduriye icyicaro, ati uyu munsi uze kuza kuba ntabwo mboni, kandi ibyo uza gutegeka itegeko ndetse amabwiriza n'amategeko bize kubigira. Data na nyamundi rero mwamfura mwese mutwara twari umuryango, ahubwo nge nari bari bambwiye bati kubagarira kuri ntabwo mboni, bati kandi uze kuza kuba hafi y'igiti by'amarembo kugira ngo uze kugurira abashyitsi beza baza batugana. Nabonye rero data baje neza, baje n'inkokora zireba imbere, kuko wa muco ntabwo wacinjisha mu mataba yabo baturuka. Ariko data sinza kugihererana abanyabakobwa beza baje muri uyu muryango, ndetse umwe namwigomye ndamusingira ndamuhobera, maze duhuza imisangira duhuje imbavu n'urukundo rw'imyambaro bamubwira rwose runyinjiramo. Ubwo nanjye igihe kiza kugera nzamubwira twerekeze iyo tuze guhindura ibirenge maze tugerekeze, kuko nzi neza ko hagati y'umuryango wawe n'uyu muryango kugenderana ari urujya n'uruza nk'umuyira w'intozi. Nkundira rero wigireje utadushingira uti maze birebe ubukombe byagiye mu muryango, maze unkundire utanga ikaze. Ariko mbere data wankundira nabanza, kubera ko twe tutiringira guhindura no guhindagana, twiringiye kubona birabyo, twe turabizera Imana, twasesera gusenga twemeza amasengesho. Nagira ngo munkundire niba bitabagoye mwigireje, maze twamaze igitero tambura mitaka itazima kugira ngo dutanage, ndetse igitaramo cyacu n'imishinga yacu itaza kubashira mu bishimisho. Ku izina akira igihango erega ruhanga se wasingizwa ahubwo impundu, ngiye manditse ijambo kuri ijambo, maze ubwo dusaba ikeya uduhe byinshi kubigira. Umushumba utashoboza ushoreye uwamushoka bitashobotse zigashobora umushumba ushaka ko bishoje waduhane abandi ko twabimeye ibibazo tukabikoma. Dutega amatwi data, twabagara ku bawe, tugutuye umunsi muzi ubugenge, tugutuye ibyo tugeze kugira ngo uze kuza kubigenga. Iyi miryango yombi turakwinginze kugenderana bizaba urujya n'uruza nk'umuyira w'intozi, kandi inkongoro ibihumbi zizahore ku ruhimbi, kandi uzahe iyi miryango yombi kurongera hepfo y'inzira no muri y'inzira, kandi aho bazakomanga ndetse aho tuzakomanga twese tuzakingurire maze tugirirwe impuhwe. Tugutuye rero byose bigiye kubera aha ngaha, ibizakufungurirwa, ibyo tuzakunywa byose, kugira ngo bitungane kandi bisukure. Byose tubyambaje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo watwambuye ku musaraba, mu izina rye amen. Ku izina namubonye numva ndamwishimiye cyane, kandi mwitegereje mbona n'uwamuvugisha nawe ukaba ari ugutunoza umubeya. Nabonye umusigati uteze ikongora, ariko nabwo nagira ngo naza kubwihererana data kabe gaciyeho.
ikindi kubikora mu kugira uko bigenza kandi nuko bitari ukundi. Data rero nagira ngo niba koko ivuga ngo imfura idashima irashiha kandi umuryango wacu gushiha ni ikizira, twebwe tubaho dushima. Sore rwose uwo ngomba ufite uruhara rwaza muri zabukuru, niba ari we Munyaneza umubwire rwose yigendere turisubiraho, niba atari we umubwire ntigera ku ruhande maze we uwo rero wisetsa nk'ino babyari umuhungu ukurikiyeho nawe rero aba yari Munyaneza, ubundi rero umugore mu kiganza nusanga yarakora ku y'abakobwa nawe umwihorere. Data rero ubwo nari mpunze kunyirwa n'ibishya nahuye n'akagabo mawe ndakabwira nti mbona n'agasimuje hamwe tuzana umugore wakati mbere kushumba n'icyo umugabo ahubwo rero ntabwo wari ufite umugabo ko ari afite abantu atabara igihe zigatemejura bahari ntibanisha ndagero ngabo izo mukecuru wahinyoye murinda iminkanyaro, umusaza wahinyoye ngamurinda gusuzumira umwana wahinyoye ngamurinda bwakindi nyibutsa n'ibindi. Zazwe beshinga intege sindagiza uwampaye batabizi basindagiza amagambo z'imiti muhira bahiti bahindutse turakabihorana n'intumwa ni ukuri ntabwo bisa turanyuzwe natwe mu guhura inka zirakina urumva ko ibintu nk'ibyo ntabwo bisa n'Imana yabishima.